Turabaramukije amahoro y'Imana nabane namwe bakunzi bacyo Morovete TV, nizere ko mumeze neza cyane. Reka dutangire tubanza kwiragiza Imana tunayisenga. Imana turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye imirimo n'ibitangaza ukora, ugira neza bugacya bukira, ntawakwiringiye ngo akorwe n'isoni. Ibyo twarabibonye tubibonesha amaso yacu areba. Haleluya. Twarakubonye ukiza indwara zananiranye, twarakubonye ubohora, twarakubonye utabara, twarakubonye. Reka rero abagiye kumva ijambo ryawe unyemerere nabo babone ko muri wowe ariho hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zose, babohoke, bakire, basubizwe, kuko muri wowe niho tubonera byose. Shimwa rero kandi udushyigikire muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amina, amina, amina. Uwiteka abishimire kandi Uwiteka abaha umugisha, mwebwe mukurikirana cyo Morovete TV, kandi ni ukuri ndabasabiye ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ijye yibuka iyo ukora, ijye yibuka kugira uburyo uyikorera, uburyo ukora uko ushoboye kugira ngo Imana ibashe kukwishimira. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 25. Haranditse ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Haleluya. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Haleluya. Ahubwo uhora uhamya iteka ryose, nk'uko imisozi igose i Yeruzalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Wowe unkurikiranye, wowe wiringiye Uwiteka Imana, umva nkubwira iki: humura, umeze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Ibi ngibi iyo umuntu abivuga hari abantu batabyumva, hari abantu batabikurura neza, ariko abiringiye Uwiteka, wowe wiringiye Uwiteka, nawe ushaka kwiringira Uwiteka, mwiringire ntuzakorwa n'isoni, mwiringire ntago uzatsindwa, mwiringire ntago uzamwara. Haleluya. Iringira Uwiteka Imana ngo umunsi umwe inama yarateranye mu gihugu cyo mu ijuru. Izi nkuru ntazikunda. Noneho biga ku kibazo cy'umuntu wajya gucungura umwana w'umuntu. Urukundo rw'Imana ndi kubabwira. Bose baterana utwatsi baravuga ati reka hariya mu isi ni habi, reka ariko umwana w'umuntu abayeho nabi, ntabwo nabishobora. Ariko ngo mu bizima bine habuze ujya kubumbura icyo gitabo. Mu bamarayika haburubumbura igitabo. Ariko ngo umwami Yesu aho yari yicaye ku ntebe y'icyubahiro, yambaye ikamba ryiza, imyenda myiza, ari umunyacyubahiro udasanzwe, aravuga ati njyewe munyemerere, arabwira Imana Data wa twese ati Data, njyewe nyemerera njye gucungura umwana w'umuntu. Haleluya. Imana iramwemerera amubwira ati genda. Umwami Yesu arururuka aza mu isi. Izo nkuru murazizi ukuntu yagiye avukira, ukuntu yavukiye mu mugore ari we Mariya. Abantu bemera Mariya mumpera Imana icyubahiro, kuko Imana yamukoresheje iby'ubutwari. Yesu avuka nk'abandi bana, ariko mwibuke mwitangira ijambo ryatubwiye ngo kera hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Murabyumva? Noneho kugira ngo Imana isoze umugambi wayo ku mwana w'umuntu, iravuga ati reka nohereze umwana wanjye w'ikinege, ari we Yesu, ajye gucungura umwana w'umuntu. Uriya mwana w'umuntu uboshywe, uriya mwana w'umuntu ubayeho mu bukoroni, uriya mwana w'umuntu wabaswe na karande, uriya mwana w'umuntu abadayimoni bakoresha uko bashaka, uriya mwana w'umuntu abarozi bakiniraho ubufindo, uriya mwana w'umuntu abapfumu birirwa bapfumuriraho. Ayiwe! Dore urukundo rw'Imana rwatumye twitwa abana b'Imana ishobora byose.
Yesu arangije avukira muri ubwo buzima, akura ari umwana mwiza ushimwa n'abantu. Imana imukoresha ibitangaza bikomeye, yagaburiye abashonje. Uwo ni Yesu, nta wundi wakugaburira uretse we. Ndetse yakijije abarwayi, nta wundi Yesu wagukiza ubwo burwayi bwananiranye, nta wundi ubishoboye uretse uyu Yesu twiringiye. Nta n'undi Yesu nibakugira ngo bakuremeye Yesu wundi ntuzabyemere. Hari Yesu uyu waje muri iyi si akatubambirwa ku musaraba Igorigota. Umva, yagaburiye abashonje, azura abapfuye, ahumura impumyi. Ibyo ni ibitangaza umwami Yesu yagiye akora. Igitangaje, abantu yagaburiye yagiriye neza nibo bamubambye. Ariko umusaraba Igorigota bamubambye hagati y'ibisambo bibiri. Umva iki? Arangije akora nabwo umurimo ukomeye. Ariya maraso yo mu rubavu rwe n'ariya mazi byakoze umurimo. Ariko ari ku musaraba aravuga ngo noneho byose birarangiye. Umwenda wari ukingirije ahera, haleluya, watabutsemo kabiri, nge mbasha kwigererayo, nawe ubasha kwigererayo. Shuti ukurikiye iyi Cyomoro Vete TV, ndagira ngo nkubwiye ngo ntuzakandwe n'ibyo ubona, ntuzakandwe n'ibiguhanze amaso n'ibikurwanya, kuko wemereye we kwigerera kwa Yesu. Uwemereye kwigerera kwa Yesu, wemereye kwigera ukamubwira ibikuruhije, ukamubwira ibikunanije, ukamubwira ibiremera umutima wawe, ukamubwira ukamwongorera. Muririmbyi aravuze ngo muze mwenyine twiyererane, musanga ahantu hatari abantu, dore ndi kubona imirimo ibarembeje, nta wundi ni njyewe Kristo wagukuraho iyo miruho. Wowe utarizera Imana ntushobora kuzaboka iyo mboyi. Wowe utarizera Imana ntushobora gukora ngo ibintu bigende. Kubera iki? Ibintu byawe biraboshye, uraho ngaho ugenda nk'imbohe, barakuboshye nawe uremera ubaho nk'imbohe. No, ubayeho nk'imbeho gute? Kandi Kristo yaratsinze, yarwanye intambara ikomeye. Mwifurije kwakira Yesu Kristo nk'umukiza wawe, niwe uzagukura muri izo soni bahora bagukoza. Mana, turagushimiye kubw'iyi mitima yakiriye ijambo ryawe. Reka uyishyigikire kandi uyirwanirire, uyihe gukizwa bwafata umwanzuro, kuko nta wundi wabikora uretse wowe. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen.